Ya abakunzi ba Features Net 7 twongeye kubasuhuza tubahikaza tubifuriza igicamunsi cyiza ndetse na weekend nziza. Ya tubafite amakuru menshi rero agiye atandukanye nkuko mumenyereye, ariko ntago twananirwa kubabwira yuko cyangwa se kubibutsa yuko mbere yo kugira ngo bashe kubona amakuru yacu kwagenda akurikirana cyangwa se ko inkuru igenda isohoka buri munsi ugomba kubanza gukora subscribe ugakanda kano ko mutuku kani muri telefone yawe, cyangwa se muri rurimi rw'igifaransa ushobora gusamo s'abonner, hanyuma ugakanda like, byaba byiza ugakora na commentaire ku byiza urimo kubona cyangwa se ku bitagenda, kugira ngo tubashe kwikosora cyangwa se tubashe gukora ibirenzeho bitewe n'icyifuzo cyawe. Uyu munsi rero ngira ngo tugenda tubagezaho inkuru nyinshi n'ubuzima bw'abantu bamwe na bamwe umunsi ku wundi. Uyu munsi rero turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane nkuko muri kamera yanyu, umukobwa ufite inyinya, benshi bazi ko avindimwe na Knowless Butera, bandi akava kari mu byara we, ngira ngo mukanya naseka akatwereka inyinya muraza kubibona. Yes, watangira wibwira abakurikiye Features Net 7 amazina yawe, hanyuma tukaza gukomeza n'ikiganiro. Nitwa Gisubizo Diane. Yitwa Gisubizo Diane. Diane waza kugerageza kuvuga cyane kugira ngo tuze kubasha kumva amajwi yawe, ko ngiye wambaye microphone ndikumvirwa ryari ritoya. Ngira ngo akongera gasubiramo bakwitande. Nitwa Gisubizo Diane. Witwa Gisubizo Diane. Gisubizo Diane utuye mu kaye kagari, muhe mudugudu, muhe murenge? Mu kagari ka Musezero, murenge wa Gisozi. Murenge wa Gisozi. Diane usanzwe uvuga gutya cyangwa ugerageza kuvuga cyane? Yani ko mvuga ntacyo bitwaye. Diane rero ngira ngo nabwiye abantu yuko hari benshi bajya kwitemya ko ushobora kuba uri muri umuna wa Knowless cyangwa se mufite icyo mupfana, watubara wenda ugaseka akanya gato by'amasegonda nk'icumi wenda abantu bakakubona. Yes, ngira ngo murabibona rero ko agerageje guseka, ngira ngo abenshi mwese mubibona ko ibyo navugaga ari ukuri. Hanyuma Gisubizo Diane, kugeza ubu ngubu Gisubizo Diane ni muntu ki? Wagerageza kutubwira muri make, uri umukobwa, uri umudamu, uri umwana, gerageza kutubwira muri make ya irangamirere yawe. Yangewe ndi umufiyemeri, byaye rimwe. Wabyaye rimwe. Umufiyemeri Diane. Diane wabyaye ryari? Mwana njye afite imyaka 2, abyaye 2018. Aha. Umwana afite imyaka 2, wabyaye 2018 2020. Diane wa ufite imyaka ingahe kugira ngo adukurikire noneho bamenye neza Diane barimo kuvugana nawe wari we n'ikigero cye? Imyaka 20. Ufite imyaka 20. Ni ukuvuga 2018 wari ufite imyaka 18. Aha. Ese Diane ko dukunze kubona abana benshi b'urubyiruko bakiri batoya bakunze kubyara batari bageze igihe, ese bya byaratewe n'iki kugira ngo byare ufite imyaka 18? Ese baba baragufashe ku ngufu cyangwa se wenda n'umuntu mwarakundanye mukaza kugirana ibihe ukaza kwisanga utwite? Wagerageza kutubwira ishusho. Twarakundanye. Mwarakundanye, mwamaranye nk'igihe kingana cy'umuhungu? Nakoraga akazi ko mu nyine turakundana. Nyine ngombwa ko njya kumusura nyine biraba. Diane uvuze ati nakoraga akazi ko mu rugo bizakomanga ko njya kumusura biraba. Uwo musheri wawe ntago dushaka kutubwira amazina ye, uratubwira wenda wafite imyaka ingana? Afite imyaka 32. Bivuze ngo mwakundanye afite imyaka 28. Nibyo ra? Mwakundanye afite imyaka 30. Wowe ufite imyaka 18. Ese Diane waramukundaga by'ukuri, wenda ramona ukabona n'umusore ubona ukwiye gukunda, cyangwa se wenda hari ubundi buzima wenda tarurimo neza wifuzaga ko ari ikintu yagufasha bikaza kwa ngombwa ko mu binshuti? Kuko ndi kumva intera iri hagati yawe ku myaka 18 n'umuntu w'imyaka 30, nkumva ni ikigero kinini. Rwari urukundo gusa cyangwa se wenda hari uburyo mwaje kuryamana kwa, reka wenda mbivuge gutya, mwaje kuryamana ubishaka, cyangwa se hari icyo wenda mushakagaho, cyangwa se ndagufashe ku ngufu, cyangwa se yaragusindishije aragushuka, byagenze bite? Duishusho yawe uburyo waratwaye nini? Naramukundaga nyine ariko bijya kubana uko naye nasinze. Mwari mwasinze? Niba ngo waramusuye akugura inzoga. Aha. Biza kwisanga bamuhaye ibintu. Biza kwisanga mwaryamanye. Hanyuma se nyuma yuko umaze kubyara waje kumubwira, mbere yuko ubyara waje gutwita, waje kumubwira ko twite, hanyuma ubona byakiriye neza? Narakomeje nyine ndwara n'ubuzima uri wenyine. Ni cyo kintu nihe jambo yakubwiye umaze kumubwira ko twite? Yavugaga kataruru. Yavugaga kataruru. Yashingiraga kuki? Ese mujya kubana bwa mbere cyangwa se mujya kuryamana bwa mbere ntabwo ari isugi?
nari isugi nuko wenda umuntu w'umugabo nyine ntawamenya asanga yari afite abagore benshi wenda bakunda cyane wenda ajya akaba yumva ko naba muri aba bakobwa wenda bigeze kumubeshyaho okay ni ukwihangana. hanyuma se uravuze ati wenda asanga yari afite abagore benshi cyangwa se inshuti nyinshi, hari amakuru wamufite wenda ko yaba afite nk'umugore cyangwa se yari afite nk'undi muntu yateye inda yabyaranye nawe cyangwa se afite undi muntu wenda ku ruhande? ibyo kubyara ahandi ku ruhande ntabyo, nuko nari mfite amakuru y'uko afite abandi bakobwa bakundana barenze batanu. hanyuma rero umaze kubyara Diane, wabyaye ukora akazi ko mu rugo, umaze gutwara inda wakomeje gukora akazi ko mu rugo cyangwa byabaye ngombwa ko utawujya? narahavuye meri wanjye amafaranga yo gukodesha inzu nyine ndayikodesha nawe, maze kubyara umwana mushikiwe uri muri Kenya aza kundeba nyine abona umwana barasa n'ifotokopi nibwo umugabo yaje kumwemera. ni ukuvuga okay, nuva mushiki w'umugabo yaje kuva muri Kenya araza ni waje kubona ko umwana ari uwabo, ariko mu gihe se papa atigeze abyakira. hanyuma mbwiye yuko mbwiye ko mama wawe yaguhaye amafaranga yo kujya gukodesha inzu. ubusanzwe umaze kutubwira ko utuye mu murenge wa Gisozi mu kagari ka Musezero, mama wawe ntabwo ari hatuye? mu rugo ubundi usanzwe uvuka hagana he? muri Kirehe. mu karere ka Kirehe. mu karere ka Kirehe hari abashobora kubyumva bakibaza ngo mu karere ka Kirehe kera byahoze ari iyihe ntara cyangwa se ari iyihe perefegitura? ntabwo mbizi ko ari mu karere ka Kirehe, umurenge ari wa Gatore. intara y'Iburasirazuba. intara y'Iburasirazuba. okay, Kirehe ngira ngo ni cyahoze ari Kibungo. yes, urakoze cyane. hanyuma mama yaje kohereza amafaranga arakubwira ati genda ukodesha inzu ubashe kwirwanaho. kubera icyo atakuzanye mu rugo kugira ngo mwe muri kumwe mu rugo ubyarire mu rugo nk'umwana, kuko cyane ko nawe wari mutoya ubashe kubona uburere bw'ababyeyi, kuko wari ugiye guhaha kandi atekereza ibyo wakoraga byose wagira ngo uteze famiye imbere. kuki mama atakuzanye mu rugo akifuza ko ushaka gato muri Kigali ukanibana nta n'akazi ufite? kuko yabanaga n'undi mugabo utari papa. niba mama wawe yabanaga n'undi mugabo utari papa wawe? okay, bafitanye abana nawe? bafitanye abana. uwo mugabo se ari ikibazo cyawe nawe? murakundana, mubasha kuba muganira nyine nk'iyo wagiye akagufata nyine nk'umwana w'umugore we? nagagukunda. hari amakuru menshi tugenda twumva hirya no hino yuko hari abagabo bashaka abagore, ariko abo bagore bashatse iyo bafite abana b'inkumi ugasanga wa mugabo atereta umugore agatereta n'umwana. umugabo wa mama wawe yarigeze kuguteretaho? ntigeze kubaho gato ntangiye nigendera nyine ndavuga ntereka njye kwibera ikirari Kigali. yakubwiye ngo iki se? tubwire nk'ijambo yarakubwiye mbega rishobora gutuma abantu bumva kuko yaraguterese, kuko ari benshi babyumva bakabyumva nk'umugani. niki kintu yarakubwiye? yabikubwiye ryari mama wawe yari icyo gihe? ndi kubyiruka yajyaga ambwira ko nkunda akagiye ubona atangiye kwinjira cyane mu cyumba nararagamo. ndaye nyinge njya muri famiye nkajya mbona ntabwo ari byiza bitanigendanye, nibwo natangiye njya gukora akazi ko mu rugo rwamugara umeze i Kigali nyine. yes, urakoze cyane. uravuze ati yajyaga ambwira ko nkunda nkabona aranyinjira mu cyumba cyane. ese nyuma yo kukubwira ko agukunda wenda barigeze gusaba ko muryamana? yarabivugaga ariko nyine ko anabifite umutekano twakundanaga muri karitsiye numva ntabikora nyine bitanigendera. wigendera. ariko uyo mutipe yaza kuba adahari mu rwego kwanga kubabaza umugabo kugira ngo ubashe kuba mu rugo ndetse na mama rubemo, wari kwemera ukamuha ibintu? byari kuva kure. ariko byari kubaho? ntawamenya. yes, urakoze cyane. ntawamenya. ugize neza kutihagararaho kubera ko ibintu byose mu buzima birashoboka, kimwe nuko hari n'igihe bitanashoboka iyo byabaye ngombwa. hanyuma rero uri muri Kigali, uri kumwe n'umwana wawe, umaze kubyara, waba amafaranga yo gukodesha inzu, noneho ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri, ukwezi kwa gatatu urarya uranywa, ubayeho muri Kigali. ubwo buzima bwose ninde wabugufashagamo? nari nziranye n'abantu benshi. n'abantu benshi. ariko harimo n'abagusabaga yuko wenda akakoza nk'ibyo 10,000 ariko akifuza ko muhura, wenda bagukundaga mbere mukanza mukenjoyinga kugira ngo nyine abashe kugira icyo agufasha. yes, urakoze cyane. hanyuma rero ubayeho muri ubwo buzima kugeza na n'ubu ngubu, ntabwo urashaka, utubwiye ko uri umumeri fiye. nibwo buzima wenda ukibamo, uracyabona abagufasha muri ubwo buryo cyangwa byarahagaze? ntabwo byahagaze nyine ugenda ubona n'akandi kazi nyine ugakora. kugeza ubu ngubu rero uri gukora iki? ufite akahe kazi? nakoreraga hariya mu Gasabi nyine ncuruzamo inyanya nza kubireka. uza kubireka? waje kubireka hashize igihe kingana iki ubiretse? korona itangiye mu kwezi kwa kabiri gushyira ukwezi kwa gatatu. hanyuma rero ubu ngubu turi mu kwezi kwa 8.
ubu ngubu gucuruza izo nyanya warabihagaritse wakoraga mu isoko rya Gasave ubu noneho ubwo ubayeho gute umaze kutubwira ko abo bantu bazaga rimwe na rimwe kuko hari igihe babicishagamo nawe ufite akazi ufite ikintu urimo gukora ubu nta gihari noneho ubu ngubu ubayeho gute ni waba warongeye gusubira muri ubwo buryo nyine bwo kuba bari uburyo bagufashamo nyine muri ubwo buryo twahoze tuvuga buri muntu yamaze igihe i Kigali abaziranye n'abantu benshi yes birumvikana usanga mfite n'umuntu wenda wamunze uza akamfasha njye n'umwana wanjye akaguhahira yawe urakoze cyane ati shaka mfite undi muntu umfasha akampahira ni ukuvuga uwo muntu rero ukurikije uko umubona ubona nta kibazo wakunze umwana wawe ubona rwose nta kibazo hanyuma rero uwo muntu ukurikije ibyo agukorera ugakurikiza serivisi aguha uko biri kose nawe nk'umuntu ugukunda yifuza ko muhura mukaganira nyine ukaba hafi ukurikije wenda uko biri kose hari igihe kigera mukiyonjenga mukaryamana sibyo se ntabwo byabura bishobora kuba byaba nka kangahe nko mu cyumweru wenda ukurikije wenda uburyo agukundamo wenda n'uburyo nawe umukundamo ngaho twegeranye akorera i Remera ntabwo ari kure ariko mwese mu mujyi wa Kigali nyine navuze nko mu cyumweru ukurikije wenda mu cyumweru aza hashize nk'ibyumweru nka bibiri akaza akamara nk'iminsi ingahe nko mu rugo se ni ukuza mukiyaranje akahita agenda urakoze cyane hanyuma rero ubwo buzima ububayemo umaze kubona papa w'umwana amaze kugutererana ariko mushiki w'umukobwa araje arebye umwana aramukunze mushiki w'umukobwa n'icyo arimo kugufasha kugeza ubu kubera nyine musaza wabo batari umuhungu umwe yabashyizemo umutima mubi nanjye narabihoreye ni ukuvuga ngo mushiki w'umukobwa nta kintu kigufasha aha umuhungu we rero sasa ashize igihe kingana gutyo muri iyo myaka 2 nta n'umwenda w'umwana yigeze akugurira imyenda ye ntabwo yabura kubera ko ari imfura ye arayigura ariko ntabwo yavuga ngo wenda ngo agiye kuguha amafaranga ugize uti imyenda ntabwo yabura ni imfura ye ariko dutangira ikiganiro watubwiye ko umwana atigeze amwemera ko yavugaga ko umwana atari uwe ni gute noneho uvuze ngo ko ari imfura ye ngo ashobora kuba yamugura imyenda yageze aramwemera cyangwa se yaje kumukunda nyine amwemera nk'umwana we wa mbere kubera aribwo bwa mbere yari abonye umwana nta wundi yari waramubyariye aramukunda akajya mu shopping uragerageza kuvuga cyane kugira ngo mbashe kukumva neza muri mikoro hanyuma ugize uti agerageza kumufasha bishoboka turagira ngo noneho tubwire umwana afite imyaka 2 umwana ni umuhungu ni umukobwa tubwire n'amazina ye gerageza kuvuga cyane kandi bihangane bamwita Sengimana Emmanuel ni umuhungu umaze kubyara umwana w'umuhungu cyane kuba mubyeyi atari kumwe na se wumvishe umeze uti numvishe nishimye narishimye nta kibazo nese ko yanyanze nyine nabigeze hanyuma iyo murimo muganira arimo kugufasha afasha umwana nuko biri kose barimo gufasha na nyina kuko ntabwo yafasha umwana gusa asize nyina niki kinakubwira ntiyakoresha amafaranga cyangwa se muhuye ari nka serivisi agiye kugufasha niki kinakunda kukubwira kenshi gikunda kugaruka mu mutwe we yakunda kumbwira ngo ndi nk'umwana mutware nsigare jyenyine ukabyanga hanyuma rero ashize imyaka 2 papa we w'umwana ntabwo yigeze amwemera ko mvuze ngo yaragutaye nigiye mu mwarabanye ko ntabwo mwabanye hanyuma rero kugeza ubu ngubu uri kumwe n'undi musore umaze kutubwira urimo kugufasha muri ubwo buzima papa w'umukobwa papa w'umwana we yakubona ntabwo ajya yifuza ko mwakongera mukaryamana wenda ntabwo arabikubwira umaze kubyara ntabwo ajya bimbwira ko arabizi ko ntabyemera arabizi ko ntabyemera ntabwo yatinyuka kubimbwira sabe muri majezi bamwumva ko ashaka ko twasubirana ariko ntabwo byakunda kubera iki bitakunda se wumva impamvu ari iyihe ko ari papa w'umwana akaba yaragize confiance akaba yaragize urujijo kutemera ko umwana ariko nyuma akaza kubyemera noneho niyo mpamvu itatuma mukomezanya kandi umwana yaraje kubyemera umwana yaraje kumwemera kandi akaba anagira uruhare mu kugufasha nuko atari atigeze ankunda nyine n'uwite gusa umuntu yaba ataragufashije mu kibazo wamara kubona umaze kwiyubaka akagarukeneye n'undi kibazo cyazagaruka akongera kwigendera hanyuma se umaze kutubwira yuko rero ufite abantu benshi cyane bagenda bagufasha
muri ubwo buryo nawe ukagira uburyo nyine mwishimana mu buryo bwo mu buriri. Watubwiye ko ari abantu, ntatubwiye ko ari umuntu, nubwo wabashe kuvuga umuntu umwe, mu bigaragara ni abarenze umwe. Ukurikije wenda igihe umariye kubyara n'abantu bose bagiye bagufasha, wamaze kuryamana wenda cyangwa se umaze guhura n'abantu b'igitsina gabo bangahe? aho ngaho ugiye kubibaza abumugiye ni benshi ntabwo bababara. se narababaze ntabwo nababaze ariko bararenga nka 3. Okay, urakoze cyane. Hanyuma rero umaze kubyara, bamaze kubona ko umaze kubyara, babandi bose mwakundanaga, ukundana n'umugabo wawe cyangwa se ukundana n'umuntu mwabyaranye, bose ubona ariko bakigukunda kugeza iyi saha umariye kubyarira, cyangwa se bamwe bagiye bavamo bagenda bakoramo akaba karenga? bo baracyankunda, bagiye nyine nabashatse abagore. Aha, utubwiye rero ko ufite umuntu ugufasha muri ibi bihe, atuye i Remera, ntabwo ari ngombwa kwirirwa umuntu umuvuga amazina. Utubwiye ko mushaka kuba muhura nk'inshuro nk'ebyiri mu kwezi, ariko kugeza ubu ngubu ufite inzozi, ufite ahantu wenda kugera, wifuza kugira byinshi ubasha kubaka ku buzima bwawe nawe ubasha kugera. Ni iki kintu urimo kwifuza kugeza ubu gishobora gutuma wakumva utuje, wakumva uhamye, ndetse n'ibyo wenda ushobora kuba urimo bigasa nkaho wenda byahagarara ukavuga ati mfashe icyemezo, ngiye gukora iki ngiki kuko mbona nicyo cyamesha umusaruro? Ni iki kintu wumva wifuza kuba wabasha kugera? Ufite izihe nzozi? Yego, gerageza kuvuga cyane. Nyine mbonye nk'ikintu cyo gukora gihamyeho gihoraho, ntahinduka pe, nta kibazo. Nta kibazo. Hanyuma rero hari umuntu ushobora kukumva gutya akavuga turiya muntu ndifuza kuba namufasha, nkaba nagira ikintu umuha, ariko ndabona ari umukobwa mwiza, wenda nanjye mu kumufasha byaba ngombwa ko dutemberana tukiyonjoyinga. Nk'umuntu wakwifuza gutemberana nawe, mugasohokana, mukishimana, mukaryamana, n'umuntu waguha nk'amafaranga angahe? aho ngaho abaye kubimukira ntabwo bizi. Ayo yaguha yose yakunyura? Okay, urakoze cyane. Nuvuga nubwo umuntu afite 2,000 nta kibazo, upfa kuba gusa yaje afite umutima mwiza, wumva mwishimiye, wamuha ibintu nta kibazo. Okay, urakoze cyane. Hanyuma rero umaze kutubwira ko umushuti wawe nawe muri kumwe, kandi umaze kutubwira ko ufite inzozi, avuga ati mbonye ibintu byo guhinduka, nahindura ngakora nakora. Kugeza ubu ngubu iyo wicaye kwitekerezaho, mu myaka ya 20 ufite, wumva washaka umugabo? Wifuza umugabo umeze gute rero? Wumva wifuza umugabo umeze gute? Umugabo nkunda. Umugabo ugukunda. Uwo mugabo ugukunda aragomba kuba yujuje iki? Uko biri kose ashobora kuba ari umusore wenda imbogari nkanjye, ashobora kuba ari umusore wenda ufite amafaranga cyangwa se utayafite, ashobora kuba ari umusore wenda ugomba gutebya no kuganira, agomba kuba ari umusore wirabura cyangwa se w'inzobe. Wowe mu nzozi zawe wumva umusore wumva wagira nk'umugabo mukabana, wumva ari umusore wawe umeze gute? Ntabwo navuga gutyo ko yaba asa kose, mbere uko yaba nkunda nyambika nta kibazo. Nta kibazo. Ni iki kintu yagukorera cyatuma uhita wibagirwa babandi bose mwagiye muryamana akata bakuva mu mutwe, uvuga ati byuzuye umugabo ashaka kankorera iki ngiki, bariya bose twagiye duhura, ubwo mu mutwe nyine yaba mforomase, ubwo nyine ubuzima bwanjye bwaba ari ubwo? Umuntu yaguhaye urukundo rega byose urabyibagirwa niyo byaba ari ibi cyangwa ibyiza. Ariko nabo muhura baguha urukundo, bakwereka ko bakwishimiye, ndetse niyo murimo mwenjoyinga bakwereka ko bagukunze. Hari ukwereka ko agukunda birenze. Yego. Kwereka ko urukundo nawe ukarumuha. Hanyuma rero ngira ngo umaze kutubwira inzozi z'umuntu wifuza kuba mwabana, ukaba wabasha kurushinga. Uramutse umubonye nk'aka kanya akakubwira ko agukunda, muhuriye mu nzira cyangwa se muri kuri Facebook cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga, akakubwira ko agukunda, akakwandikira, wamusubiza iki? Nanjye namwandikira. Ukamubwira ngo iki? Namubwira ati reka nyine banza mutekereze. Nawe nagukunze. Okay, urakoze cyane. Ati nanjye namwandikira. Ni byiza ntabwo tuhakanira umuntu utaramubona, biba byiza ko manza mugahura ukareba nimba ibyiyumva byawe bihura n'ibye. Aha, watubwira rero ko utuye mu murenge wa Gisozi, mu kagari ka Musezero, mu mudugudu arya nuhe? Umudugudu utuyemo? Umudugudu ni muri Kagara. Ni umudugudu wa Kagara. Hanyuma mu gihe cya Covid cyangwa se mu gihe cya lockdown, igihe twari turi mu rugo, abantu benshi cyane ntago urumva wacuruzaga inyanya ukabasha kwitungira umwana, nta muntu ugusuzugura. Noneho tugeze mu gihe cyo mu rugo rero, nta muntu wasohokaga. Wari ubayeho gute kiriya gihe ko noneho n'abantu no gusurana bitari biriho? Wabayeho gute muri minsi hafi 45 twamaze turi mu rugo? Waryaga gute? Wabagaho gute? Duha ishusho y'ubuzima wari ubayeho uri mu rugo. Uwo mutipe nakubwiye yaraje.
wiremera mwarabanaga mu rugo. Okay, yes. Ni ukuvuga muri icyo gihe rero yagufashaga munari kumwe. Ni byiza cyane. Hanyuma rero umaze imyaka ibiri ubyaye. Muri icyo gihe waje kubona uwo mutipe muri kumwe. Se umusore mwakundanye utarabyara cyangwa mwakundanye maze kubyara? Twakundanye ntarabyara. Utarabyara ni ukuvuga ngo wamukundaga ukunda n'uwo nguwo. We ntago mbizi njyaga ngo naramukundaga kuko nawe tujya kumenyana yabaga mu gipangu nakoragamo. Yabaga mu gipangu wakoragamo nawe mwaje guhurira. Hanyuma rero mu gihe cya covid araje murabanye muri ya minsi yaragufashije akubaye hafi. None niriye banga mwakoresheje kumaze imyaka 2 ubyaye ukaba warabanye nawe muri ya covid yose ntubibashe kuba waratwaye indinda ya kabiri? Nari kwitwara ko narikingira. Warikingiraga. Mukoresha ubuhe buryo? Hari abakoresha uburyo butandukanye, hari abakoresha uburyo bwa prudence, hari abakoresha ibinini, hari n'abakoresha urushinge. Ni ubuhe buryo ukoresha bwo kugira ngo ubashe kuboneza urubyaro? Ukoresha agashinge. K'imyaka 5? Ukoresha agashinge k'igihe kingana iki? Najyaga kwisangukanira agashinge k'amezi 3. Wow, urakoze cyane. Hari abantu benshi batinya kujya kuboneza urubyaro, ngiyo baboneje urubyaro ngo bamwe ngo bibagwa nabi, ngo bamwe ngo bagira imihango ngo idashira, abandi ngo barabyibuha cyane, abandi ngo barananuka, abandi ngo bahorana isesemi, abandi ngo barana umushiha n'umujinya. Mbega bigatuma bamwe babitinya, mu gukwa kubitinya bakabyihorera ugasanga barabyara indahekana, ugasanga birimo biravuna igihugu kuko buri akenshi y'abantu babyara indahekana hatari mu bwenge rimwe na rimwe usanga igihugu kivunika kuko nibo kibishyura amashuri kikabavuza kuko abantu nta bushobozi baba bafite. Wowe niriye banga wakoresheje cyangwa se ubyumva gute? Barabeshya cyangwa se nukuri bambye kuboneza urubyaro ingaruka bigira? Hari ingaruka byarakugizeho? Kwa nabanje gukoresha imyaka 5 kaje kunanira nyine ndakareka ukavamo. Hari abavuga rero ko abakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro rimwe na rimwe ngo twatumaze kuvuga kuri izo tape zimwe na zimwe, hari n'abavuga yuko ngo bagira n'ikibazo cyo kubura ububobere cyangwa se amavangingo rimwe na rimwe ngo akabura. Wowe ubona nta kintu waba warahindutseho umaze kuruboneza? Ubona uko wari umeze ariko kimeze? Yewe nta kintu nahindutseho. Amavangingo nta kibazo ari nayo? Okay, urakoze cyane. Noneho rero tugeze muri cya gihe cyiza cyo kuba wagira ikintu usaba abadukurikiye, kuko ukurikiwe n'abantu benshi n'igihugu cyose kirimo kirakureba. Niki kintu wasaba abantu bagukurikiye kuba bagufasha? N'ubwe bufasha bifuzaho bushobora gutuma wazamuka ukawagera ku rwego rumwe, ukava ku rwego rumwe ukagera ku rundi? Icyo mbisabira bazamfashe nyine nta kibazo, nyine umuntu ahinduke mbona akazi keza. Hanyuma Diane, satubwiye ko witwa Diane, ufite amashuri angahe? Waba waragize amahirwe yo kwiga? Ntago nayagize. Wagarikiye mu kangahe? Ntago nayagize kubera nyine uwo mugabo njye ntago nigeze niga na mu 3 primaire. Kandi nawe ntiwawurangije? Ntago nawurangije. Sorry, ihangane. Hanyuma kugeza ubu ngubu ufite telefone. Telefone yawe uyikoresha gute? Waba uzi gusoma? Ndabizi. Gusoma urabizi. Icyo utazi no gusoma wenda nk'ibihekane by'inyajwi 3. Ariko ibihekane by'inyajwi 2 urabizi. Noneho watubwira ijambo katukubaze gatoya, igihekane shikwa waba ukizi? Ntabwo nabyize neza wibimbaza. Okay, urakoze cyane. Igihekane nga waba ukizi? Nakwinga wibimbaza. Nga ntabwo urayizi nayo, ntabwo urabimenya neza. Wibimbaza ko ntabwo nize neza. Okay, urakoze cyane ntacyo. Hanyuma rero utuye mu kagari ka Musezero mu murenge wa Gisozi. Kubiri kose ujye ubasha gukurikira gahunda za leta. Suzubahiriza se? Watubwira muri make umuyobozi w'umurenge utuyemo? Umuyobozi w'umurenge ntuyemo. Gerageza kuvuga cyane. Umuyobozi w'umurenge utuyemo waba umuzi? Ntabwo muzi, njyewe nzi umukuru w'umudugudu. Ariko perezida wa repubulika uramuzi? Yitwa nde? Yitwa Paul Kagame. Minisitiri w'intebe se waba umuzi? Ntabwo muzi? Ntabwo uzi minisitiri w'intebe? Hanyuma se minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu waba umuzi? Ntabwo muzi. Ntabwo muzi? Okay. None se wadutandukanyiriza ijambo umuganga n'umuforomo? Umuganga n'umuforomo. Wagiye kwa muganga, wabyariyeyo, wumvishe babivuga cyane. Umuganga atandukaniye n'umuforomo?
ahubwo ndumva bose ari kimwe. bose ni kimwe. Okay, urakoze cyane. Hanyuma rero ngira ngo twagusanze ahantu tutari buze kuvuga amazina neza, ariko amakuru dufite neza nuko ngo waba ugiye gutangira gukina filime muri kampani yitwa Karima TV. N'umuntu waduhaye amakuru n'impamvu twagusanze hano. Ese wabarigeze ukinaho filime n'ubusanzwe cyangwa se waje gusa kubisaba ariko nta makuru ahagije ku bintu byo gukina filime wabarigeze ukora? Ntabwo nigeze nkina filime. Ntabwo wigeze ukina filime? Noneho rero ugiye gutangira gukina, uko biri kose mu minsi mike turatangira kubona ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi cyane bazatangira kukubona, benshi bakurokirite, ushaka kurokitwa n'abanyamerika. Mu Rwanda bitewe n'umuco wacu dufite, ntabwo gukina filime ya pornography byemewe. Mu muco nyarwanda ntabwo byemewe. Ariko ushaka kuzakina filime bitewe n'ukuntu usa neza, uri umukobwa mwiza, ufite inyinya nziza, uteye neza, nk'umukinnyi umwe w'icyamamare i Burayi akakubona akavuga turi umukobwa ngiye kumuha miliyoni 10 wenda cyangwa se miliyoni 5 z'amadolari, ni ukuvuga na miliyaridi menshi utabara, hanyuma muzane tuwe twakina Prono tuzamuke, aramutse akwandikiye akabigusaba, iyo nkuru wayakira ariko wakwishima? Ntabwo. Oya tubwiza ukuri, wakwishima aramutse akurokisa kugiye gutangira gukina filime Prono ukamenyekana muri Amerika n'ahandi hose? Ntabwo byemewe, nanjye mpamvu navuze mu Rwanda ntabwo byemewe, ariko hanze biremewe, bo barabikora. Wabyemera? Ni nk'ayo mafaranga yaguha kugira ngo ubyemere? Ubyemere kumva uzambara ubusa, imyanya yose y'ibanga ijye hanze, bakubone, urye n'ibinini bishobora gutuma ukorana courage muri ako kazi, ni nk'ayo mafaranga yaguha kugira ngo ubyemere? Mwabyumvikanaho. Yes, urakoze cyane. Hanyuma rero nubwo utagize amahirwe yo kwiga, ariko ku maradiyo hirya no hino tugenda twumva gahunda za leta, wagize n'amahirwe, wavuye mu ishuri ryari, waduha nk'umwaka wa barariviriyemo? Ntabwo mbyibuka. Ntabwo byibuka? Njye navuye mu ishuri mfite imyaka 7, urumva nkibyibuka njyewe. Ntabwo byibuka, hashize igihe kinini. Ariko nk'indirimbo y'igihugu mwarayigaga? Indirimbo y'igihugu urayizi? Watubwira igitero cya kabiri cyayo? Rwanda nziza. Nta kibazo, we yiririmbe nta kibazo. Yiririmbe. Rwanda nziza gihugu cyacu. Icyo ni igitero cya mbere. Uri kumputsa bya kabiri? Abisunda cyakibuka. Ntabwo kibuka? Okay, ntacyo turirimba igitero cya nyuma gihera. Cyanyuma. Nandi kukugora. Reka kungora. Okay, nta kibazo, no kuvuga ntabwo indirimbo y'igihugu ntabwo yizi neza. Ntabwo nyizi neza. Ariko wifuza ko ujye ugenda ugerageza kuyikurikirana kugira ngo uzayimenye. Ntabwo ari byiza ko waba umukobwa mwiza w'umunyarwandakazi ngo ubutazi indirimbo yubahiriza igihugu. Yes, urakoze cyane. Hanyuma rero hari umuco umwe n'umwe ugenda ugaragara mu gitsina cyangwa se mu muco nyarwanda ugaragara ku gitsina gore. Umuco wabagaho kera, umuco bakunda kuvanga umukobwa yagiye mu rubohero. Mu rubohero wabuze hariho? Mu rubohero ntabwo hazi. Okay. Mu rubohero ntabwo hazi. Mu rubohero n'ahantu abana b'abakobwa bajyaga biherera bari kumwe n'abantu bakuru bakabigisha guca imyeyo. Iryo jambo se bwa mbere ryumvishe? Ntabwo ari ubwa mbere. Abantu saba barahageze? Mwamaze nk'imyaka ingahe? Gerageza kutubwira koko ni umuco ntawabyumvaga guseke, kuko niba ari ikintu kirimo kwica umuco w'iki gihe, abana b'abakobwa b'iki gihe ntabwo bakibikora, bumva ko nyine kari iby'abanyamahanga. Wewe wagize amahirwe yo kutiga, abenshi batubwira ko ngo bagiye mu mashuri ngo ntibabone umwanya wo kubyinjiramo. None rero wowe tugize amahirwe kutagize ayo mahirwe yo kwiga, ntabwo ari amahirwe kuri twebwe, ni igihombo ku gihugu kuba utarize. Ariko nanone ni umwanya wari ubonye byibuza kuvuga ngo reka nanjye byibuza ngerageze gukora ibintu by'umuco. Wabaraciyeho imyeyo byibura? Wabikoze nk'igihe kingana iki? Nabikoze guhera mfite imyaka 8 kugera mfite imyaka 13. Ku myaka 8-13? Wabikoraga nkangahe mu cyumweru ubwo? Nabikoraga n'umukobwa w'inshuti yanjye. Nkangahe mu cyumweru? Twaboneraga umwanya yari abari buri munsi twarabikoraga. None se ngaho duhishusho y'ukuntu babikora, noneho ubashe kwigisha urubyiruko rw'ubu ngubu. Ntabwo bamwe babizi, barabyumva ngo guca imyeyo, ukababwira umwana ngo ajya guca imyeyo akajya kukuzanira ibyatsi yari ahepfo akakuzanira. Tubwire noneho muri make babikora bate? Babikora Gasabo ntabwo ugiye kungereza gusa ko umukobwa yambara ubusa nyine. Oya, ntabwo uratubwira muri theory gusa, ntabwo ari pratique. Uratubwira nyine, uratubwira uko bikorwa, ntabwo bitwereka.
uratubwira ati bikorwa gutya kuko ntabwo uribuze ko wisha umuco kuko no ku maradiyo barabyigisha agiye atandukanye ariko noneho abakurikiye Features Net 7 tugira ngo urubyiruko rwinshi radukurikiye babashe kubyumva babashe kubikora abana b'abakobwa niba nuko bageze mu ngo zabo ntibazasendwe n'abagabo tubwire muri make na nk'umuntu umwe gusa tubwire uko bikorwa ngenzi ko umukobwa nyine yicara undi mukobwa mugenzi we akamujyamo akamucira imyeyo nyine iyo myeyo ni iyihe amucira imyeyo gute ko n'ubintu uri kumbaza kubisobanura biri kuncanga ariko ni ibintu bikuru kandi nawe wakoze ni ukuvuga rero ugomba kutubwira ibyo wakoze uza kutubwira ko utabikoze ntabwo twari kubikubaza ariko ko wabikoze uratubwira icyo gice bafata wenda uwo mweyo bakurana bashakaga ko nkubeshya oya ni bibi cyane kumbeshya ni bibi ariko kumbwije ukuri nabyo ni byiza uyu myeyo baca ni iyihe yitwa gute iyo myanya cyangwa ntabwo yize ntabwo iyo myanya yize ntabwo yize nawe wabona gufata nyine gutyo tugakurura tuntu bakurura se ntabwo waba utuzi ukuntu batwita mu kinyarwanda ntabwo tuzi okay nta kibazo ubwo wenda uzabitubwira mu kiganiro cy'ubutaha wabashije kwitegura neza wabibajije hanyuma rero ngira ngo turimo dusoza ushobora kuba wagira ikintu usaba abagukurikiye bagiye kukubona ugiye gutangira gukina filime ugiye gukina filime muri Karima TV ariko hano turi kuri mikoro za Features Net 7 wumva uzitwara gute numara gukina filime noneho wumva ari iki uzakora kirushijeho kirenze icyo abandi bakoze nzashamuka biterwa n'ibyo ari kugenda banoza nyine kuvuga yes urakoze cyane rero Diane ngira ngo indi zina bivuga ko yitwa Gisubizo Diane urakoze cyane kubw'uyu mwanya mwiza duhaye ngira ngo abadukurikiye namwe mwakomeza gukora subscribe mukanda kano k'umutuku kariho mugakanda no kukazogera kugira ngo mubashe kubona amakuru yacu umunsi ku munsi uko agenda asohoka ariko mugakara na like byaba byiza ugakora na commentaire ku byiza cyangwa se birimo kubona turimo kugenda dukora hanyuma ukabasha kudukurikira umunsi ku munsi rero mugire weekend nziza Imana ibarinde ciao ciao